umutima wawe n'ubugingo bwawe ubutegure neza, ujye uhorana ubusabane n'Imana, uzabyungukiramo. Nuyihora hafi nawe izaguhora hafi. Kuki mukomeza gukubitwa muzira ubusa, muzira kutumva no kutamenya no gusuzugura Imana, mukaba mwifuza gukomeza gukubitwa? Uzi ko narinzi ko nyuma ya COVID nta mukirisitu uzongera kwanga mugenzi we. Uzi umuntu Imana ikubita umunyafu ntiyigarure. Uzi umuntu wicara akavuga ngo ukuboko kubi kw'Imana kwandamburiweho ntibimutere kugaruka. Guterana kuvanze n'ibyaha ngo ndabirambiwe, ngo no kubyihanganira ngo ndabirambiwe. Ibi ni ijambo ry'Imana ribivuze. Imana ikunda abantu baca bugufi kandi bazi ko bari mu byaha bashaka no kubivamo. Ariko abantu bigira igufwa, bakigira abafarisayo, bagashyira imisaraba ku makoti, hanyuma bakiyandika amategeko mu gahanga, ariko batajya bayakurikiza. Biriya bintu birakaza Imana. Ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amahoro y'Imana nabe muri mwebwe. Nizere ko muguwe neza kandi umwami akomeje kuba hafi yanyu, kandi abababaye, abarira, abari mu bibazo, Imana irahari ku bwanyu. Imana ibatekerezaho uko bwije n'uko bukeye, ntimukigirire nabi. Dukomeje rero kubana namwe kuri Mama Sharirene Official, aho mwagiye mukurikirana ibiganiro bitandukanye ndetse n'impuguro ijambo ry'Imana. Uyu munsi turashaka kureba ubuhanuzi Yesaya yigeze ahanurira abayuda Imana ibamutumyeho ngo kubw'ubugome bari bakabije. Turebe muri Yesaya igice cya mbere murongo wa 4. Ubutumwa bwiza, ntabwo ari ubutumwa bwiza, ni igitabo cy'umuhanuzi witwa Yesaya igice cya mbere murongo wa 4. Haravuga ngo dutega amatwi twumve. Dore wa bwoko bukora ibyaha we, abantu buzuwemo no gukiranirwa, urubyaro rw'inkozi z'ibibi, abana bonona baretse Uwiteka, basuzuguye uwera wa Isiraheli, baramuhararuka basubira inyuma. Niki gitumye mushaka kuguma gukubitwa muzira gukabya ubugome? Umutwe wose urarwaye, umutima wose urarabye, uhereye mu bworo bw'ikirenge ukageza mu mutwe nta hazima, ahubwo ni inguma n'imibyimba n'ibisebe binuka biteye, bitigeze gukandwa cyangwa gupfukwa, nta nubwo byabobejwe n'amavuta. Igihugu cyanyu ni amatongo, imidugudu yanyu yarahiye, abanyamahanga barabaryana imyaka yanyu. Igihugu kibaye amatongo nk'igishenywe n'abanyamahanga. Koko umukobwa w'Isiyoni asigaye ameze nk'ingando yo mu nzabibu, ameze nk'indaro yo mu murima w'imyungu, ameze nk'umudugudu ugoswe n'ingabo. Iyaba Uwiteka Nyiringabo atadushigarije igice gito cy'abantu barokotse, tuba twarabaye nk'isodomu tukamera nk'igomora. Nimwumve ijambo ry'Uwiteka mwabatware b'isodomu mwe, mutega amatwi mwumve amategeko y'Imana yacu. Mwabantu b'igomora, ibitambo byanyu bitagira ingano mu ntambira bimaze iki? Niko Uwiteka abaza. Mpazi ibitambo by'amasekurume y'intama byoswa n'urugimbu rw'amatungo abyibushye, kandi sinishimira amaraso y'inka n'ay'abana b'intama cyangwa ay'amasekurume y'ihene. Iyo muza kunshengerera, ninde uba wababwiye ko muza kundibatira urugo? Ntimukongere kuntura amaturo atagira umumaro. Imibavu ni ikizira kuri nge, imboneko z'amezi n'amasabato no guteranya amateraniro ndabirambiwe. Ibyaha bivanze no guterana kwera bikurweho. Imboneko z'amezi n'iminsi mikuru byanyu mwategetswe, umutima wanjye urabyanga. Birananiye ndushye kubyihanganira. Nimutega ibiganza nzabima amaso, ndetse nimusenga amasengesho menshi sinzayumva. Ibiganza byanyu byuzuye amaraso. Imana idutabare, idutere
itugirire imbabazi. Somye amagambo menshi cyane. Hari abantu baba bazi ko hari ibintu bitaba muri Bibiliya. Ngo niki kibatera gukomeza kuza mu nzu yanjye mundi batira inzu? Ngo ese ngo niki kiri gutuma mushaka gukomeza gukubitwa muzira kungomera? Ngo kuki mushaka gukomeza gukubitwa muzira kungomera? Uzi umuntu uhanwa ntabimenye ko yahanwe. Uzi umuntu Imana ihana ntamenye ko ari ibihano bimurimo. Uzi umuntu Imana ikubita umunyafu ntiyigarure. Uzi umuntu wicara akavuga ngo ukuboko kubi kw'Imana kwandamburiweho ntibimutere kugaruka. Uzi umuntu uticuza ibyaha yakoze. Uzi umuntu Imana ibwira n'ejo ikongera ikamubwira, icyo yamubwiye ikongera ikagisubiramo, agakora ikibi akiyongeza ikindi, ntagire umutima wo kuzinukwa no kureka. Ariko hano twakomeje kumva amagambo atari meza. Imana yatuganirije uyu muhanuzi yararimo kubwira abayuda ngo kuko bari bafite ibyaha, hari ibigenzo ngo bagiraga, hari amateraniro ngo bagiraga, hari iminsi yo guhura, hari ibitambo, hari ibintu bajyaga bazanira Uwiteka by'ibitambo. Hanyuma Imana igeze aho irarakara, iravuga ngo amateraniro avanze n'ibyaha ntago mbishaka, ngo amasengesho y'urudaca sinyakeneye, ngo guterana kuvanze n'ibyaha ngo ndabirambiwe, ngo no kubyihanganira ngo ndabirambiwe. Ibi ni ijambo ry'Imana ribivuze. Ariko uyu mwanya nashakaga kubaza abantu ngo kuki mukomeza gukubitwa muzira ubusa, muzira kutumva no kutamenya no gusuzugura Imana, mukaba mwifuza gukomeza gukubitwa? Kuki abantu Imana ibahwitura ntibabimenye? Kuki igihano cy'Imana kiza abantu ntibabyumve? Mureke mbabwire, uzi ko nari nzi ko nyuma ya Covid nta mukirisitu uzongera kwanga mugenzi we? Ariko aho nabiboneye ko bikomeye ni ukuntu ubundi nzi ko abakirisitu bagira umunwa munini, ariko ujye utinya abantu bavuze bakavugira no mu gapfukamunwa. Ujye utinya abantu bagize urwango bakanganira no mu rugo aho udasohoka ngo urebe mugenzi wawe. Ibihe bya Covid twanyuzemo ni ibihe byakomeye. Nari nzi ko bizigisha abantu, bikatwigisha kubaha Imana no kuyitinya, kuko twanyuze mu bihe bikomeye na n'iyi saha turi mu ngaruka zayo. Ariko ngo niki gituma mushaka gukomeza gukubitwa muzira kungomera? Ngo amasekurume y'intama munzanira, izo ngimbu zanyu muza mukotsa kugira ngo zimbere umubavu, ngo aya materaniro ya buri mwaka n'andi ya buri kwezi ngo ndayahaze, ngo amasengesho y'urudaca avanze n'ibyaha, ngo igihe kirageze ngo naniwe kubyihanganira. Nashakaga kubabwira ngo mbese mwari muzi ko Imana igize inukwa? Cyangwa uhora ukubitana n'Imana yasetse, ugakora amanyanga, ugakora amafuta, ukwezi kugashira, umwaka ugashira, ukiyongeza undi, ukibwira yuko Imana burya ari kuri yihora. Hari igihe Imana igira umujinya kandi ikagira umubabaro, ikarakara, hanyuma umujinya wayo ikawusuka ku bantu. Hari ibintu byinshi Imana igenda idukorera, hanyuma tukitana ba mwana. Hari ibihano Imana igenda imanura ku bantu. Hari indwara zikomeye Imana igenda iteza abantu. Hari inzara Imana igenda iteza abantu. Hari ubukene Imana igenda iteza abantu. Hari imyiryane Imana igenda iteza abantu. Hari amahoro make Imana ijya yemera ikabyohereza ku bantu bayibangamiye. Hari ibintu byinshi Imana ikora. Icyo kuri iyo byakugezeho uravuga uti niyo, naho abantu bavuga ngo ni shitani ibi bihe, ariko wowe ukamenya ko ari Imana yaje. Hanyuma kuki mushaka gukomeza gukubitwa mu muzira ubugome? Amateraniro avanze n'ibyaha arabirambiwe Uwiteka. Izo ngimbu zanyu n'ayo mapfizi yanyu y'intama ntabwo Imana ikibishaka. Ibyo kwirirwa ngo muza kuyibatira inzu, hano yabivuze ngo niki kibatera kuza mu nzu yanjye kundi batira inzu? Iyo
abantu bakora ibyaha bari no gusenga, iyo mugeze mu nzu y'Imana ntikibabona nk'abasenga, ibabona muri kuribata iki inzu yayo, ku buryo ngo nayo materaniro ngo nimusenga amasengesho menshi ngo ntago nzayumva, ngo kandi nimuze mu materaniro yera nzabatera umugongo. Burya bijya bibaho ko abantu baterana kandi Imana ntihakandagire. Ariko abantu muzi ko ahantu hose bavuga Imana ngo ibihari. Imana iza ku bantu bafite ibyaha, bafite gahunda yo kubireka, kandi iza ku bantu bafite intege nke ariko bafite gahunda yo kugwiza imbaraga. Imana iza ku bantu bazi ko bakwiriye kuyicira bugufi, kandi bazi gahunda y'intege nkeya iri mu mitima yabo. Imana ikunda abantu baca bugufi kandi bazi ko bari mu byaha bashaka no kubivamo. Ariko abantu bigira igufwa, bakigira abafarisayo, bagashyira imisaraba ku makoti, hanyuma bakiyandika amategeko mu gahanga, ariko batajya bayakurikiza. Biriya bintu birakaza Imana. Imana ivuganye nawe kuri uyu mugoroba, irakubwiye ngo garukira aho ugeze. Imana igize inuko amateraniro avanze n'ibyaha, igize inuko ibitambo. Abarakoroza ukuntu mugira ibitambo, mugira ibitambo by'amasengesho, mugira ibitambo by'umwanya, mugira ibitambo by'amafaranga, muzi kwitanga, muzi gukorera Imana, muzi kubwiriza ijoro n'amanywa, amateraniro y'urudaca, gahunda zo ku rusengero, izo mu midugudu, ibiterane sinakubwira ngo ibitambo byanyu ngo ndabirambiwe. Imana ibishaka ko igitambo cyose uyizaniye ukizana n'umutima wejejwe. Imana irashaka ko dukizwa, Imana irashaka ko dukiranuka ku gato no ku kanini, irashaka kutubona hera hayo natwe turabera. Ngo kuki mushaka gukomeza gukubitwa muzira ububi bwayo? Ibyago byose muzajya mubona nibyo tubona tugataka tukavuza induru, ibyinshi tubiterwa na bene wacu. Hari ukuntu abantu bicara ngo Imana niduha umugisha, ariko Imana ikicara ngo mbese abona hayo umugisha bo bawumajije iki? Nabo ni inyabaha bazamera nk'abandi. Ubu ngubu hari abantu batumye Imana idufungira amazi n'umuriro. Imana ikanga gutanga amafaranga kuko abo yayahaye bize kujya mu bubari kandi batari babizi. Hari imigisha myinshi igifungwa kubw'ibyaha by'abantu. Kandi iyo umuntu akora ibyaha ntabwo ari we ugira ingaruka wenyine, ahubwo ingaruka zigira n'abamukomokaho ndetse zikanagira n'inshuti. Burya no ku kazi aho ukora ushobora kubakururira umuvumo, nabwo ingaruka zikahaba. Mukorera Imana mu kuri ndetse no mu mwuka, mwirinde icyaha ndetse n'igisa nacyo, kuko Imana ntabwo ijya ikundana n'ibyaha. Nubona wagize intege nke z'ikintu runaka, ujye usaba Imana igushyire mu mbabazi ndetse no mu mbaraga. Ntukirirwe uryamanye ibyaha ndetse ntukabyiriramo. Satani nakwanduza, ujye ushyiramo imbaraga kugira ngo ujye ufura uwo mwambaro wawe. Ntukarindire ngo icyumweru kizagere, ntuzarindire gurupe ngo ibanze iterane. Ujye wisuzuma kuva mu gitondo kandi ugeze nimugoroba wisuzume, kuko imbabazi z'Imana n'amaraso ya Yesu birahari. Ujye ubitungira agatoki, ubwira Imana ngo ahangaha hafite intege nke, ubwira Imana ngo hano ngo ufite intege nke, aha mpakeneye imbaraga, aha mpakeneye kuyoborwa nawe, aha mpakeneye Imana. Kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo iki? Riravuga ngo hahirwa abafite muri bo inzira z'igisiyoni, kandi rikavuga ngo abashakana Imana umwete bazayibona, kandi hahirwa abamufitemwo imbaraga. Duhindure ibitekerezo, duhindure imyumvire. Niwicara ku ruhimbi kubera ko nta polisi iri bukubaza ibyo ukora, ariko umenye ko hari Imana iri kuhakurebera, kandi umenye ngo izi mbaraga uri gutanga mu gusenga no mu gukizwa, nje kukubwira ngo nutitonda zizaguhomba, zizaguhombera ubusa. Ntabwo wayikangisha amaturo menshi ujyana, ntabwo Imana wayikangisha ngo uzi gusirimba, ngo niwe uzi gutera amakorasi neza, ngo iyo ubwirije abantu bose baranyeganyega, ngo iyo uhamagaye bose baritaba bakaza gupfukama. Ntabwo Imana wayikangisha ibyo, kuko isi n'ibiyuzuye ni ibyayo. Ikintu cyemeza Imana aho yicaye ikavuga iti ndemeye ni ukunesha ibyaha no kubitsinda. Ariko nubona uri mu buzima bwo gutsindwa, ujye ubwira Imana ngo mpimbaraga kandi zivanze n'imbabazi.
ntukaryame ngo usinzire, ngo urye kandi uryame, ukore imihango y'itorero, ujye mu murimo w'Imana ufite ibizira nawe wibitseho, ntukabikore. Biriya bikongerera uburwayi mu bugingo, ariko mwabigize akamenyero. Kuhagarara ku ruhimbi mu karirimba ntacyo bitwaye, kurya igaburo ryera ntacyo bibatwara, ariko nje kukubwira nonaha, ndetse nje kukubwira muri aka kanya, ndakuzaniye message nkubwira ngo umutima wawe n'ubugingo bwawe ubutegure neza, ujye uhorana ubusabane n'Imana, uzabyungukiramo. Nuyihora hafi nawe izaguhora hafi, imyaka yawe yo kubaho iziyongera, hari umugisha uzakwinjirira, hari ibintu Imana izaguha, hari inzira Imana izagucira, hari uburinzi izashyira mu bana bawe, izakurindira umuryango, izakugira inama, izagukomezaho gukomereka, izaguhumurizaho guhungabana, izakuba hafi, izarwanya ababisha bawe, izagufata mu maboko, izagutera intege, izaguha sapoti. Haleluya! Izahangana n'ibyo muhanganye, izaba umubisha w'ababisha bawe. Imana nihabwa icyubahiro, kandi nimugirana amasinde n'Imana izaba inshuti n'abanzi bawe, hanyuma ijye ibaha imbaraga zo kukurwanya. Imana ibaha umugisha. Kuba umukirisitu rero ntibiteze kuva ku isoko. Hari ibintu bizava ku isoko, bihararukwe, babijugunye nyine nk'uko umuntu ajugunya ibintu, ariko kuba umukirisitu mwiza ntabwo bizata agaciro, ntabwo bizava ku isoko, bizahora ku isonga, bizahora ari byiza, bizahora bifite agaciro, bizahora bifite umumaro. Ujye uharanira gukizwa neza, ubundi aho udafite imbaraga Imana iguha imbaraga, ariko uharanire gukomeza kwitwa wa Kristo. Reka ngusengere Imana. Gukizwa birakugoye ariko birakenewe, ntabwo byoroshye, ariko imbaraga z'Imana zirahari. Hari ikintu Imana yagukorera, ari nicyo yakuremera. Imana asabiye imbabazi abana bawe badukurikiranye, kandi mbasabiye n'imbaraga. Ndabasengeye kugira ngo kugira neza kwawe binyure mu maso yabo, ndabasengeye kugira ngo imbabazi zawe zibabeho ari nyinshi Data, ndabasengeye kugira ngo umwijima w'icuraburindi uve ku maso yabo, ndabasengeye abakurikiranye ubu butumwa mu izina rya Yesu. Igitinyiro cyawe gikomeye kiboneke ku buzima bwabo, kandi imbabazi zawe nyinshi zibabeho Kristo. Ubagenderere, ubimure, kandi wongere ubinike mu maraso yawe, kugira ngo bagaragare mu maso yawe ari abera. Ndagushimye rero kuko utanze imbabazi, kandi ndagushimye ko utanze imbaraga kugira ngo abantu babeho mu bushake bwawe. Urakoze, ndagushimye Mwami. Cyubahiro n'ikibi cyawe ni mu izina rya Yesu, amen. Bana nibaha umugisha, mbifurije amahirwe masa yo kuba abakristo beza, amen.